Yes, turabasuhuje mwese abakurikiye Kamanzi Official, tubifuriza gukomeza kugubwa neza kandi tubifuriza umwaka mushya muhire nanone wa 2025. Ni cyumweru rwose kirangiye, tubifuriza umwaka mushya muhire kandi koko turacyawurimo. Ku kwezi kwa mbere kose nuko kwifurizanya umwaka mushya muhire. Reka tubere muhire rero. Turagarutse mu biganiro kuri P Network. Uyu munsi rero tujya kugaruka kuri insanganyamatsiko. Amahirwe yawe ya nyuma muri P Network birashoboka ko yaba ari uyu munsi. Kubera iki? Ndagira ngo mbasangize ibi bintu. Icya mbere, ndagira ngo mbahwiture mbibutse ko umuntu wese ushaka kwisuzuma yakurikira ikiganiro nimero 147. Iki kiganiro kigufasha kwisuzuma ukamenya uko niba ufite ikibazo muri konti yawe ya P Network. Ndabasabye rwose mu gikurikire. Hanyuma ikindi kiganiro ni nimero 148 kigufasha kwiyandikisha muri P Network umuntu winjiramo bwa mbere nta makosa ashyizemo. Hari benshi bamaze kubikurikiza babishoboye, ni ukuri abo bantu n'indashyikirwa. Ni abantu b'abagabo, ni abantu b'abagore, ariko ntago tuvuga ngo abantu b'abagabo n'abantu b'abagore, turavuga ngo n'indashyikirwa cyangwa se muri intore mu Rwanda ariko tuvuga. Hanyuma iyi ni video yo nimero 148 ni video yo ushobora kuyoherereza umuntu wese wifuza yuko yakwinjira muri P Network, ariko ukayimwoherereza umuhaye na username yawe kugira ngo naza kugera ahandi basaba invitation code uwamwinjije aba ariyo ashyiramo. Yego, hanyuma rero nimero 153 yo ni video yuko bandikira core team. Iki kiganiro ndimo kubabwira ni nimero 152. Mutegereze rero nimero 153 yo iraza cyangwa izaza ibereka uko wandikira core team kubera ikibazo ufite. Cyane cyane ni ku bantu bafite ibibazo kuri username, kuri ku mazina, kuri username, kuri account muri rusange. Yego, ni ibintu bigera kuri 4. Ubwo tuzabategurira video y'ukuntu bandika, turayibategurira. Izaza mu kiganiro nimero 153. Hanyuma ndagira ngo nkomoze ku kibazo. Hari ikibazo abadukurikira batubajije maze kukibazwa n'abantu batatu. Biba ngombwa yuko mvuga nti reka nkivugeho. Harabambajije ngo kuki buri gihe ngo ntabaha amakuru, ahubwo nirirwa n'umunsi wose nta kintu nabahaye. Ngira ngo umwe namusubije mu magambo, ariko biba byiza yuko umuntu abivugira rimwe kugira ngo kuri benshi kugira ngo babimenye. Njewe ntabwo hano kuri P Network ndi umunyamakuru uza kuvuga amakuru, aho niho haza kuva no guhimba ibihuha. Nje mvuga amakuru atandukanye, mvuga amakuru ngiye kubabwira, mvuga amakuru aturuka kuri P Network nyakuye ku mbuga za P Network. Andi makuru nyakura muri P Network nyirizina indani. Hanyuma nkavuga amakuru nshobora gukura mu bindi binyamakuru byavuze kuri P Network. Ariko nshobora no kuvuga amakuru nisesenguriye giye ku giti cyanjye nkurikije ibyo byose nanyuzemo. Hanyuma nanone nkabagezaho ibiganiro byigisha. Ariko muri rusange mvuga n'amakuru nkora n'ibiganiro ku bijyanye n'ubucuruzi butandukanye. Hano ntabwo ari P Network gusa, nubwo twibanda kuri P Network. Arabajya bambaza ngo none se ari ikiganiro njye nkora gukora kuri company bita Metaverse Solutions Limited. Noneho umuntu akandika ngo ibise bihuriye he na P? Ninde se wakubwiye yuko hano ari muri P? Si muri P gusa mu biganiro, ariko twibanda kuri P Network. Aka kantu njya ngakoresha mujye kuvuga nti twibanda. Iyo tutibanze tuzana n'ibindi, ariko bijyanye na business ifite aho ihuriye n'ikoranabuhanga cyangwa n'ibicuruzwa by'ingenzi bikenewe mu buzima bwa buri munsi
bifatiye runini abantu benshi. Reka nisubirize rero ikibazo bambajije. Barambajije bati wowe kuki utabikora utyo? Ndabwira rero jyewe ahanini ndi umunyamakuru ariko ureba cyane ku bijyanye no kwigisha kuri Pi Network. Ubwo niho nganisha nigisha icyatuma buri mupayoneya ashyira ibintu mu buryo. Ubu rero nigeze mbabwira nti ubu turabibabwira mu magambo ariko tujye kuzazana tekinike. Ubu natangiye kubazanira bimwe uko bikorwa, ngira ngo benshi batangiye gusobanuka no kwinjira muri konte bagatinyuka. Ubu ndababwira ko nimero 153 tuzabereka, tugomba kubereka uko bandikira Core Team. Ibyo mugomba kubimenya pe. Mukanya hari uwo nasubizaga mubwira nti ngewe yambazaga ati kunsuzumira konte uranca ngahe? Namubwira nti ni 2,000 ati nari nabyumvise koko. Ndamubwira se ko hari video ikwigisha kwisuzuma, ati se wowe ubinkoreye hari ikibazo? Nabwo rero ntabwo ari twebwe, ntabwo dukorera kuvuga ngo ni muduha amafaranga gusa, ahubwo tunabafasha kugira ngo mubyikorere mwebwe ubwanyu. Urumva rero ko iyo nza gushaka kubikuramo amafaranga gusa sinakazanye ubwo buryo bwo kwisuzuma, ahubwo nakabakanguriye kujya muzana nkabasuzumira kugira ngo mbone uko mbaca ya mafaranga. Ariko iyo nkuru twayikoreye kugira ngo buri wese ayikurikire, iyo nimero 147 ayikurikire, yumve intambwe ku ntambwe, agende yisuzuma, amenya aho afite inenge, noneho bikureho. Kuko niba ushaka kuza ngo tugusuzumire, ushobora kugusuzumira ngo umpamagaye kuri telefone cyangwa se ukaza ugategukaza kuko utashoboye kubikurikirana muri telefone. Urumva ko rero byose biza gutwara umwanya n'amafaranga y'amatiki n'ibiki bitari ngombwa. Ariko iyi audio igufasha kwisuzuma uko byumva, ukagenda ureba muri konte yawe bikarengera ayo yandi bari gutanga. Ntabwo rero hano tubikorera kugira ngo tubakuremo amafaranga, ahubwo tubikora kugira ngo tubafashe. Ndakeka iyi audio nimero 147 izafasha benshi, ababikeneye, ababishaka bakisuzuma bakamenya, noneho hakaza kubikora. Ese kumaze kwisuzuma ugasanga ibintu byarangiritse, byabuze igaruriro, cyangwa se hari amakosa yakozwe, noneho kandi wari ufite abantu ugenda winjizamo ukabakorera ayo makosa, noneho nimero 148 yo ikwereka uko wakwinjiza umuntu muri Pi cyangwa wakwiyandikisha nta makosa akozwe. Yo ni video ikagufasha ukabikora neza, noneho ntiwongere kubyica. Naho nimero 153 yo izaza itwereka uko umuntu ikosa wisanganye cyangwa ikosa wasanganye mugenzi wawe ukamufasha, cyangwa nawe ubwawe ukabyikorera ukandikira Core Team. Ese ubwo Core Team wayandikira uti? Nibyo tuzaba tureba muri iyo video nimero 153. Urumva rero tugiye kujya tubereka n'ibindi bigufasha technically, practically ubyikorera n'intoki zawe wowe ubwawe. Si ngombwa ngo utege nguze kundeba ndaguca jewe kugira ngo ngufashe ikibazo icyo ari cyo cyose muri Pi Network. Rwose ni 5,000 kandi nkanagukurikirana, nkanakumenyera n'ibindi bibazo bizavuka nyuma nkabigufasha, nta kindi nkwishyuje. Wowe icyo ukora gusa nuko aho turi bwicare kuko turahakodesha, gerageza gushaka ahatari butuvune kugira ngo tubikore neza bitaturuhije, ariko tukomeza kukurikirana kuzageza ku munsi wa Open Mainnet. Muri make ubwo tukubera manager, tukakumenyera nibihe byavutse. Nongere mbonireho, mpora mbivuga n'ubuka nongere mbivuge, ndahamagarira abantu bazi yuko abantu bazi ko nabakoreye nabakiriye ariko bakaba bafite ibibazo bitari byakemuka. Ndabahamagarira kuza kundeba kugira ngo, cyangwa se bampamagare tuvugane, bambwira aho bigeze, kuko ni wowe ufite telefone, ni wowe ureba. Abo twandikiye kwa Team ukaba batarabasubiza, dushobora kongera kwandika, kuko ndibuka ko hari uwo twanditse inshuro 2, ku nshuro ya 2 noneho bahita bamusubije bukeye bwaho. Rero cyane cyane ariko mwibuke ko ibyihutirwa ni umuntu ufite ikibazo cya KYC, cyerekeranye na KYC ndetse n'icyerekeranye na migration. Ubwo ni verifications na mainnet checklist. Naho ibijyanye n'amakosa y'imyandikire telefone ni ibibazo bazasubiza nyuma, mbere y'ibya KYC na migration harimo verifications
niyo nari ngiye kuvuga ubwo narivuze ngo na migrations. Yego, ibyo bibazo nibyo bibandaho. Rero uwo batarasubiza kubera ibibazo by'imyandikire n'iki yasabye ko byakosorwa, we ntagire ikibazo nategereza. Ariko nanone ubwo turaza kuba tubigarukaho muri icyo kiganiro nimero 153 tubasobanura neza, tubereka aho bazajya babirebera, kuko hari abo ubwira ukasanga kubera ko atazi kubisoma, ariko none iyo ubimwereka hari igihe abibona. Ngayo nguko nibyo tubahishiye, tugiye kujya tubereka akantu ku kandi turagendamo gake kugira ngo bidufashe ushobora kuriranya ibintu bikananira abantu. Ubwo rero tuzakomereza nyine kuri icyo ngicyo cya uko bandikira kwa team, kuko abantu benshi bamaze kwisangana amakosa, baramamagara baturiye ngo dukosorere, ariko ikibazo kumbona ni kimwe, kuboneka kwanyu ni ikindi. Ngewe niba mpari ntuhari, niba uhari simpari simbonetse. Ndagira ngo rero kuburana biveho, ahubwo tumenye uko bikorwa, dutinyuke tubikore. Yego murakoze cyane, ndabifuriza ibyiza kandi basaba ko mukomeza gushyigikira icyano kugira ngo ikomeze gukura. Mukore subscribe, mukande ko kazogera kugira ngo mujye mubona imenyesha cyangwa notification ko ikiganiro kihageze, bityo dukomezanye uru rugendo rwo kubaka ibyiza muri P-Network. Hari byinshi turimo kubategura, turimo gukora ivugurura rikomeye cyane ku bijyanye na P-Network, nanabibateguza. Ngira ngo ubu ngubu icyangombwa kiri hafi gusohoka muri RDB. Turabategura ibintu byiza cyane kandi muzabibona kandi muzishima. Ubu hari abantu benshi barabategereje ngo babibe babakokore. Turashaka kubazanira bodyguard imeze iti nakasamutwe, ndakabakumbuje, nzakababwira. Reka kazabanze gasohoke, nta bukama itarabyara, reka ibanze ibyare, nzabibabwira. Nagumye kubateguza, ariko mwitegure kandi buri wese azibonamo kandi azibona mu bintu byiza cyane. Murakoze cyane rero, mugubwe neza, muhahe, muronke, mushake megabyte, mukurikira ikiganiro, mwiture abantu. Ariko nanabiseguraho hari igihe mbabwira nabi kubera impamvu. Biratangaje kandi birababaje kubona utegura ikiganiro, ibyo wateguriye abantu ukabishyira mu kiganiro, yarangiza we akaguhamagara ati nsobanurira, ariko akagusobanuza ikiganiro gihari, ati kandi ndagukurikira, ati nanaguhaye subscribe. Ese wa mugabo we, bana yanjye, sinzi niba ari umugabo niba ari umugore wari we wese, ba muntu we, nako hari ibintu rwose biba bisekeje. Kuba warampaye subscribe si ikiguzi cyo kugira ngo ujye umpamagara umbaze n'ibyagiye mu kiganiro. Buye banza ukurikira ikiganiro, hanyuma usobanuze nyuma. Ushobora kwandika muri comment, ushobora kumpamagara yego ukambaza, barabizi ko bampamagara ngiye nkabitaba. Hari uwambwiye ngo kanaka ntabwo nshaka kubavuga, ngo uyu muhamagaye ngo uzamubone, ngo reka da ngwe. Ariko ngewe narababwiye ni ngewe, niba hari umuntu woroheje ndoroheje pe, ariko ntago ari uko nguko bizahora. Rero mureke dufashe nyakiri kare, ariko kuko nzi yuko hari ibyo ntazakomeza kubafasha naba nkiriho cyangwa ntakiriho, hari ibyo ntazakomeza kubafasha kandi mpari, hari n'ibyo ntabafasha kuko ntagihari. Ni byiza yuko narabahamagaye muze muhugurwe mubikorere kada. Ubwo rero nabonye ko guhura ari ikibazo. Ubu rero nahisemo kwemera nkavunika kubera uburyo mba nkoresha ni audio na video yo kuri telefone, kugira ngo ariko bibagereho. Mujye mwihangana, muvunwe n'izo audio n'izo video zidahwitse, ariko mukurikira ubutumwa burimo kuruta ibindi. Noneho mumenye kubyikorera, bikureho uwo mugogoro wo kuza kugira gute kundeba cyangwa se kujya kureba undi uwo ari we wese. Nta n'umwe hari kurimo wundi. Ikingenzi ni ukubimenya, kandi uba wabimenye ngira ngo bizafasha benshi, bigabanye n'ibibazo byo gusiragira n'amafaranga mutanga atakabaye ari ngombwa. Mwakabaye mugira ibindi muyakoresha, ariko ugakoresha niba ari 5,000 urumva ushobora gufata 1,000 ukakigura mega, ugakurikirana ikiganiro, ugakoramo 3 ukagura mega z'ukwezi cyangwa niya 5 bitewe n'ubwoko bwa internet ukoresha. Ibyo 5 ukabikoresha ukwezi kose, aho kubikoresha rimwe uje kundeba. Ukabikoresha ukwezi kose, ukemera ukajya kuri YouTube, ukajya wicara ukumva ikiganiro. Ndagira ngo nanabasabe mbamenyesha iki kintu, mukurikira icyano kugira ngo mwige. Ubu tugiye gutangira inkubiri yo kwiga. Murakoze, reka ne gukomeza ikiganiro kandi nari nabasezeye, mugubwe neza.